n'urukundo. Igihe cyose ibyo utekereza bitanyuze muri kamere y'Imana y'urukundo, ntabwo ari Imana yo mu ijuru uri kuvuga, ahubwo ni Imana yo mu isi, ari itegeka isi n'ikirere, ariyo Satani, kuko n'utagira urukundo. Ibyo bintu uvuze, ubwo butumwa bwigishijwe mu 1888, urabona hari ukuntu abantu bashaka kwihana babitewe nuko Imana ngo izarimbura umuntu. Kavuga turase n'intihana ko nzajya mu Kiliziya Gatolika irabika byiva ko uwo murongo utazanazima. Uretse ko atari ukuri kwa Bibiliya. Ko muri Maraki harabihakana. Kuko nyebye abazashya bagashiraho. Rero ubwo bwoba hari ukuntu abantu wagonere na John zabyigisha. Baravuze ngo iyo umuntu ashatse kwihana no kwiyegurira Imana abitewe n'ubwo bwo kurimbuka, icyo gitekerezo kiba gikomotse ku narige cyane. Ntawe gikomotse mu rukundo rw'Imana. Abayikunze. Ahubwo bonye gusoma amagambo uvuze nimo mu mise nyibuka, baravuga ngo Kristo n'igitambo cye biranejeje cyane ku buryo aribyo bireshya umutima w'umunyabyaha cyane. Nta muntu ushobora kwihana kose kudakomotse ku rukundo rw'Imana, ko umuntu uri gutinya urupfu. Igihe cyose agize amahirwe akabona amahoro mu gihe runaka, bya bintu byose bitabivaho.